Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Ushobora byose nabaho ubugingo ndetse n'imbaraga. Uyu munsi tugiye gusobanura amazina y'inshuti zacu zatwandikiye. Si dusaba ko twasobanura n'amazina. Uyu munsi nafashe mo bakeya mu banyandikiye, nafashemo amazina makeya ngiye gusobanura. Uyu mukurikiye ni Seziberwa Vincent. Tugiye guhera ku izina rya Ella. Ella ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigiriki, rikaba risobanuye urumuri rw'izuba. Abantu nk'aba Ella bakunze kurangwa no kugaragaza amarangamutima yabo, kandi bazi gutanga amakuru no kuganira n'abandi. Barakora kurusha kuvuga, bamenyera vuba kandi bagira umutima w'impuhwe. Abo ni abantu bitwa ba Ella. Izina rikurikiyeho ni Jack. Jack ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanuye kwiyegereza. Abantu nk'aba Jack bakunze kurangwa no kuba ibihangange, bamenya utuntu twinshi dutandukanye, baha agaciro ibitekerezo kurusha ibintu, bakunda ibintu by'umwimerere kandi bagira gahunda mu byo bakora byose. Uwo ni umuntu witwa Jack. Twagiye ku izina rikurikiyeho yitwa Enzo. Enzo ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Igitaliyani, risobanuye uwatsinze. Abana b'abahungu bitwa ba Enzo bazwiho gutuza, bakunda umutekano, batinya guhemukirwa. Abo ni abantu bitwa ba Enzo. Izina rikurikiyeho ni izina rya Emile. Emile, nizere ko iyi video wayibonye. Izina rya Emile. Emile ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanuye umukozi. Abana b'abahungu bitwa ba Emile barangwa no kugaragaza ibakwe cyane mu byo bakora byabo bya buri munsi. Ibyo batangiye byose barabisoza. Bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora. Babasha kuba abayobozi kandi iyo bafite icyo biyemeje bumva nta kabuza bakigeraho, uko cyaba kimeze kose. Bo baba bifitiye icyizere. Ba Emile baba bafite icyizere, bumva ko ibyo batekereje, ibyo bashaka gukora bayashyizeho umutima, babigeraho. Murakoze cyane gukurikira Seziberwa TV. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Murakoze cyane kudutera ingabo mu bitugu. Imana ibane namwe. Mugire ijoro ryiza, mugire ibihe byiza kandi mwirinda coronavirus.